Senge data wera turagushimye wabanye na buri wese natwe ubwacu izina ryawe rihabwa icyubahiro twemeye gutanga igihe nawe uduha ubuzima waba uhaye bwose nawe akemera kubwo ubushake bwawe bwo kumva ibyawe nabwo ubihererwe icyubahiro byo nabikwiriye muri uyu mwanya twese ubiduhere mu izina rya Yesu amen. Mu ngingo iheruka nk'uko uyoboye gahunda maze kubibereka dufitemo imigabane ibiri ariko insanganyamatsiko iratubwira ngo akamaro k'iyobokamana mu mibereho ya buri munsi. Ayo niyo magambo turi buganireho afite ibika bine mu ntekerezo. Harimo akamaro k'iyobokamana mu ntekerezo, akamaro k'iyobokamana mu muryango, akamaro k'iyobokamana mu mibanire y'umuntu n'undi, akamaro k'iyobokamana mu kazi ka buri munsi, n'akamaro k'iyobokamana mu magara mazima cyangwa se umubiri w'umuntu. Ibi byose turabivugaho cyane twihuta, cyane cyane turatinda ku muryango, dutinde no ku buzima. Mu ntekerezo za buri muntu hakeneye kuba mu iyobokamana rikagufasha muri ibi bikurikira ngiye gusoma, kuko hatabayeho gusobanukirwa neza ibyo dusabwa, abantu benshi cyane bajya basa n'abakurikira ibyo batazi maze bigatuma batishimira kubaho. Kandi iyobokamana umugambi nyamukuru waryo no kugira ngo umuntu yishimire kubaho. Muri Zaburi 97 umurongo waho n'uwa 11 haranditse ngo umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ubibirwa abafite imitima itunganye. Bigaragara neza ko ntabwo umucyo uvuzwa ahangaha ari izuba, kuko izuba ryo rigera ku bantu bose, ababi n'abeza rirabavira, niko byanditswe mu byanditswe byera. Ariko hano bavuga ngo umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ukabibirwa abafite imitima itunganye. 12 mwa bakiranutsi mwe mwishimire Uwiteka kandi mushime izina rye, niryo rwibutso rwo kwera kwe. Ahangaha ndagira ngo ntabwo ndi buhatinde. Naho mu Batesalonike ba mbere 5:16 naho hatubwira andi magambo meza y'ingenzi twakurikirana twese kandi akadufasha, aho buri wese yagerageza kumva akumva bimunejeje. Abatesalonike ba mbere 5:16 haranditse hagira hati mwishime iteka. Ni uwo murongo urarangiye, mwishime iteka. Iyobokamana risaba kwishima iteka. Rero urebye icyo bimaze muri iyobokamana ryacu rya buri munsi, icyakamaro k'iyobokamana kamaze mu gitabo cyitwa Un esprit positif haratubwira ngo les bienfaits physiques de la religion, ibyiza mu mpagarike y'umuntu, ibyiza by'iyobokamana mu mpagarike y'umuntu cyangwa se mu mikorere y'umubiri we. Hari ukuntu bifite icyakamaro. Les personnes qui assistent régulièrement à des offices religieux vivent plus longtemps que celles qui n'y participent pas. Abantu bakunda iyobokamana kandi bagakunda guterana kenshi baryumva bararama kuruta abadaterana. Cyangwa se mu yandi magambo, uwemera Imana akumva ibyayo akabikunda, akajya aho bivugirwa akabitega amatwi akumva bishaka abihutera kurama. Wakwibaza uti mbe ni iki gituma arama kuruta abandi bose? Impamvu arama kuruta abandi nuko amasaha manini cyane yo kwikenya nayo gutinda ku bibi mu bwenge bwawe, naho gutuma urama ni ugutinda ku byiza mu bwenge bwawe. Mu yandi magambo ni nkaho bakubwiye ngo ubw'iyobokamana ribwira abantu ngo mukundane, mwihangane, mugire neza, riba ribwira ngo utinde ku byiza. Gutinda ku byiza mu bwenge bwawe bihembura, hari ibintu bihembura mu ngirangingo cyo bita serire, yarangiza umuntu akagubwa neza cyane. Niyo mpamvu rero bavuze ngo les personnes qui assistent régulièrement à des offices religieux vivent plus longtemps que celles qui n'y participent pas. Niyo mpamvu abantu baboneka mu materaniro y'iyobokamana kenshi bakabimaramo igihe kirekire bakunda kurama. Ingingo ya kabiri, la religion aide à supporter la douleur. Impamvu iyobokamana ritera kurama rikagwa neza abantu nuko abantu barifite mu mutima rituma bihanganira uburibwe. Yoho kubw'ibyo ndetse no mu migani 18 harakubwira ngo umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara. Niyo barwaye, niyo bahombye, niyo banzwe, niyo bahunze, niyo bakennye, ariko barihangana bakavuga bati ko bikoze by'uyu munsi byaramutse birahagije, ndambaye, sinasaze, nariye, niduke yego ariko ndiho. Bigatuma bihanganira uburibwe, bigatuma iyo ni ingingo ya kabiri y'akamaro k'iyobokamana. Bigatuma umuntu ashobora kwihanganira uburibwe. Ku ngingo ya gatatu y'akamaro k'iyobokamana
la religiosité réduit le risque d'artérosclérose et d'attaque cardiaque. Iyo umuntu yarundukiye cyane mu by'iyobokamana bituma imitsi ye idakunda kurwara cyane ngo yumagane kandi bikamurinda indwara z'umutima. Mbese guhora wishimye, kuririmba, gutekereza neza, kugambirira neza, gusura, kuba mu mishinga igira neza, bijya bituma imitsi y'umuntu ihora yoroshye kuko igira oxygene nziza, yarangiza amaraso agahora atembereye, ntabwo yumagana kuko nta ntambara babamo. Yarangiza uwo muntu w'umunyamahoro, uwo muntu w'ibyiza, uwo muntu ugambirira ibiboneye, uwo muntu wo mu mishinga myiza, imitsi ye ihorana itoto igahora yoroshye, maze yarangiza ntihore ikomeye kandi ntabwo ari indwara y'umutima. Iyo ni ingingo ya gatatu y'akamaro k'iyobokamana mu buzima bwa buri munsi. Noneho ku ngingo ya kane, la personne qui est engagée dans des croyances religieuses se rétablit mieux d'une maladie que celle qui n'en fait pas. Ndasubiramo, la personne qui est engagée dans des croyances religieuses se rétablit mieux d'une maladie que celle qui n'en fait pas, qui n'en fait le camp. Ati umuntu warundukiye mu by'iyobokamana wemera Imana n'ibyayo akiravuga iyo yarwaye kuruta umuntu udakunda iyobokamana, bitewe n'ibyiringiro avuga ati ndorohewe ngo Imana irakomeza inkize. Naho umupfapfa n'umupfu mu by'iyobokamana ahora avuga ati akaje kose karanyica, ariko abantu bafite iyobokamana muri bo yavuga ati kugera kure si ko gupfa. Noneho bigatuma n'indwara zitabagiraho ubushobozi, abasirikari babo bagahora baguwe neza. Ibyo ni kimwe. Uko rero nuko bameze mu mubiri. Noneho mu zindi ngingo enye zigize icyo zibamarira noneho mu ntekerezo, mu marangamutima yabo. La foi religieuse prévient le suicide et l'anxiété. Iyo umuntu afite iyobokamana mu bwenge bwe nta biyamukingira kwiyahura, bikongera bikamukingira kubura amahoro, kuburagizwa mu bwenge bwe, inkeke, kukeka ko biri bupfe, ko bitari bugende neza, baranyica, barandoga, baranyicira, barandogera, barandahomba, baranyiba. Abo bantu ntibahangayika muri ibyo video. Uburyo bwo kwiteganyiriza kwiyahura nk'umuntu wibwira ngo birarangiye ubwo kino kibuze, ntabwo kiba mu bwenge bwawe. Aravuga ati oya, ubwo bibuze none ejo bizaboneka. Yarangiza byanze bikunze, ntabwo buhora bumeze gutya. Iyo ni ingingo ya mbere yo mu ntekerezo z'abantu bafite iyobokamana, ntibajya biyahura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo bibuza amahoro. Oya, iyo ngingo ya kabiri yo muri ibyo bintu byo mu ntekerezo. Les personnes croyantes possèdent plus d'espérance que celles de non croyants. Abantu bizera, bemera Imana, bakunda kugira ibyiringiro kuruta abatizera. Ku ngingo ya gatatu, les croyants ont moins de risques de dépendance ou stupéfiants et ne commettraient de délits. Ingingo ya gatatu y'abantu bafite kwizera cyangwa se bafite iyobokamana muri bo ntibakunda kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se bikangura mubiri, kandi ntibakunda kuba mu marorerwa yo gukora nabi. Ibyo bintu bitwa gukora amahano, kuzagutwika imodoka, kuzitwika indege, kutwika amazu, ntabwo baba mu bwenge. Bahora bifuza ibyiza, uko kwifuza ibyiza bigatuma buri gihe badakunda ibiyobyabwenge. Yarangiza iyo ni ingingo ya gatatu. Iyi ngingo ya kane mu ntekerezo z'abantu bemera iyobokamana haranditse hagira ati le membre de communauté religieuse possède un sentiment élevé d'appartenance au groupe. Umuntu wemera iyobokamana ahangaha mubyumve neza, ahangaha aratubwira ngo abantu bakunda iyobokamana bafite amahirwe yo kuba ari abantu bakunda kubana neza n'abandi, kuba muri groupe barabikunda. Umuntu uri mu iyobokamana ntakunda kwiheza, tiyigira kure y'abandi, kubwo kuririmbana nabo, kubwo gusengana nabo, kubwo guterana nabo, bituma ibitekerezo bye bikunda kwaguka. Kuko umuntu abana n'abandi, uko umuntu akorana n'abandi, uko umuntu aganira n'abandi, ni kubwenga aho gupfunya, aho ubwenge ahubwo mu bupfunyarare ahubwo buraguka. Ibyo ngibyo ngiyo ingingo ya mbere twari turiho y'ukuntu mu ntekerezo za buri munsi umuntu ufite iyobokamana abaguwe neza. Ndatambutse ngiye ku ngingo ya kabiri, mu muryango. Mu muryango naho iwacu ni heza.
Imana yashyizeho umuryango mu mbere na mbere, imaze kurema ikabona isi yose, imaze kwirema imigezi, ibiyaga, utuyaga, inyanja, izuba, ukwezi, ibiti, inyamaswa, imaze kubishyiraho. Imana umunezero wayo yabonye yabo umunezero ari kugira umuntu, kandi umuntu ikamubwira atari wenyine ari umuryango. Kubw'ibyo ubutumwa twe twizera twemererwa neza ko hora dukangurira abantu kugira umuryango mwiza. Kubera iki? Iyo mu mutima ari heza, mu muryango hakaba heza, mu buzima hakaba heza, mu mico hakaba heza, ni ijuru rito. Tabisubiramo. Iyo mu mutima wawe ari heza, mu muryango wawe hakaba heza, mu buzima hakaba heza, mu mico hakaba heza, iryo ni ijuru rito. Uzagera mu ijuru yego, ariko uzaba ku isi warahagurya ibyaho. Niyo mpamvu kubivugaho gato cyane, Bibiliya y'ubwayo ikwereka neza ko bigomba guharanirwa ibyo ngibyo. Mu muryango rero kubera iki? Ndabanza mutanga ipica yibabaje isi muri kino gihe uhereye mu muryango. Nubwo ntari bubivugaho kenshi, ubu hari imiryango navuga ngo icyo bise ngo ni mere célibataire, n'abantu bajya bagerageza kwirwanaho, yarangiza akavuga ati imyaka irarenze, uwo dushakana ndamubuze, reka ndebe uwo nahenda nibura akambyarira akazabana n'akana kangira uruhande. Icyo ni igice kimwe cy'umuryango, ariko gifite amahoro make cyane, kuko uyu nguyu iyo ikibazo kije kuri wa mwana, iyo wa mwana kuza atabona se, iyo nawe bamubaza bati mbese ubundi umwana n'uwande, nawe usanga buri gihe afite mu bwenge bwe harimo stress. Ku ngingo ya kabiri nicyo bise ngo ni divorce. Ni igihe abantu bamaze gushakana bakundanye, ariko bakongera ntibabane, bakaka gatanya bagatana. Aba bantu yaba uyubwiye n'undi akayi, nubwo bakongeraho bagashaka rukaba rwiza, ariko ntabwo bajya bashaka y'amateka yabo yibanze. Ibyo ntabwo bibanezeza. Gatatu, ni igihe umwe yarambiwe undi akamusigira abana. Ibyo byo n'ubwabyo gusa, icyo nabyo kibaho, n'uburyo bwa kabiri bwo gutuma umuryango wa mubi. Noneho kubwibyo, nubwo wagenda ukaba mwiza, nuko barakubwira ngo nta rwuzura nk'ubwo ariho, ibyo bikagenda bikazamba. Gatatu, ni ugupfakara. Icyo nacyo ni icya kane, ni ugupfakara. Iyo umuntu yashakanye n'undi ntabeho, nuko biri kose ubuzima bwe ntabwo bugubwa neza. Ku ngingo ya gatanu, ni igihe ababyeyi babiri bakubyaye bo ubwabo bagusigira ba nyogokuru bakagusiga. Iyo ni ingingo ya gatanu, iyo ingo zitaguwe neza. Ni ukuvuga ngo bano bagiye basize abana, ngo ni igihe umugabo n'umugore bavuga bati hano nta kazi, abana turababyaye n'indahekana, ariko nyirakuru na sekuru barahari, reka twebwe twigendere, bagasanga mu gitondo reka rwakinzwe bagiye. Iyo nawe ni imiryango mibi nayo irahari. Uyu mwana ukuri iruhande rwa sekuru akita se wasa akitwa se, ubundi ikidatirwa n'icyo. Wihangane ko bajya babivuga, ntabwo bitiwe ntawe ujya atira se ntawe utira nyina. Niyo mpamvu byanze bikunze bigomba kuzirikanwa, ukamenya neza ko birababaje. Noneho igiheruka nicyo bise ngo ni famille ngo séparée. Ntabwo ari divorce, ntabwo ari abando, ahubwo ngo ni abantu ngo qui vive deroué. Ni imiryango ibanye ariko idahura. Umugabo ari ku mugabane, undi ari ku wundi, yarangiza barya ntibasangire, ariko ngo warikumva kuntu byari biryoshye kuri telefone twaraje. Nibyo, mwasohoka ntimusohokane, mwaterana ntimuterane, inkuba yakubita umwe ntayumve kuko ntimuri kumwe. Ibyo nabyo ni ibindi bitumye imiryango itamererwa neza. Kubw'ibyo rero reka tubwire abakiri kumwe rero, byonyine ubwabyo gusa. Noneho hariho ibyo bita famille déchirée, ni iziryana noneho zonyine ubwazo gusa. Ni abatenda gutana, ni abatenda gutongana, abambe ni abatenda kurwana, ni abatenda kuburana, ariko umwe mu buriri bumwe, umwe yerekeye hirya undi yerekeye hirya. Ku isahani imwe umwe ntakora undi yakoze. Yarangiza uvuga ikibazo cye akivuga ababaye, usubiza ikibazo akagisubiza nabi, ugiye ntaherekezwa, utashye ntabwirwa waramutse cyangwa wiriwe. Yarangiza ntawubazwa amakuru ya byiza, oya biraho gusa byongera ubwabyo gusa. Ibyo byose muri kureba ni imiryango mibi itaguwe neza. Ntabwo no kwangwa kuvuga mibi, ahubwo itaguwe neza. Iyo usomye igitabo rero cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ugasoma icyigisho cyacyo cya mbere ndetse n'icya gatatu,
ugasomamwo icyo bise ngo role de la famille. Iki gitabo bakoresheje mu ijambo rikomeye, l'importance de la famille est fonction de la part même qu'elle occupe dans la vie de l'humanité et du rôle providentiel qu'il doit y jouer. Akamaro k'umuryango n'umurimo wako ni ugusohoza icyo Imana yagamije mu migambi yayo n'icyo uwo muryango umaze. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri. Ni iki cyatumye Imana ishyiraho umuryango? Si byiza ko uyu muntu agira ate aba wenyine. Icya kabiri ni icyo uwo muryango umaze. Uyu muryango ntabwo ari gushyirwa ku isi gusa ngo Imana iwushyireho, ahubwo nawe ugomba kubasoho ufite ibyo bita ni famille adressée, ni umuryango ariko ufite aho ubarizwa. Or, ces petits mondes fermés, ces petits groupes humains qui cimentent les liens du sang, n'est pas une création artificielle de l'homme. Aka gatsinda, ako gahugu gato cyane, ako gasi gato cyane gakinze, iryo tsinda rito ry'abantu rihuzwa n'amaraso, ntabwo ari ibihimbano by'abantu. Ntabwo ari ibihimbano by'abantu. Noneho, les nations stables, page ya 19, les nations stables sont celles qui ont fleuri une vie de famille digne de ce nom. Ibihugu biguwe neza, ibihugu bituje, biri mu mahoro, bitekanye, ni ibihugu biraho bifite ibyo nakwita ngo ni imibereho y'umuryango ikwiranye n'iryo zina. Iyo umugabo ashoboye urugo, umugore akaba ashoboye kubinyunganiza y'umugabo, abana bakumvira ababyeyi. Ibyo ni ibintu bitatu. Ni umugabo mwiza akaba umutekano w'umugore, ni Zaburi 128. Umuryango mwiza ariko uteye umutekano w'umugore. Ni umugore mwiza, ni ishema ry'umugabo we, ni Imigani 12:4. Ni umwana mwiza, ni ihumure ry'ababyeyi. Yarangiza ibi bintu bigiye bigira amasezerano. Iyo umugabo ari mwiza, ubwo umugore aratekana. Vuga ati ubwo singira ubuhaye, ubwo sinjye uzubaka inzu, ubwo sinjye ugomba kuzigama, ubwo njye ninjye ufite sinjye ugomba gufata icyerekezo, ubwo ninjye sinjye ugomba gucyaha abana. Yarangiza uyu mugore ukabona aratuje, kabazinda ati turarya turanywa, yarangiza naho ngaho. Ku mugore mwiza nawe ni ishema ry'umugabo we. Ndagira ngo iyi mirongo muyisomye muri Bibiliya, muri Zaburi 128, ku mugabo hahirwa umuntu wubaha Uwiteka, akagendera mu nzira ze zose, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, azajya yishima, azahirwa. Umugabo akwiriye kubaha Uwiteka, akagendera mu nzira z'Uwiteka, agatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Uyu mugabo ntakwiriye guhora ategera mu nzira ngo ajye kwiba, ntakwiriye kurara agenda ngo ajye guca ibitoke by'abandi, ntakwiriye kubaho ngo ajye kwambura, ahubwo akwiriye guhinga, akatwara igare, akubaka iduka, akabumba amatafari. Mbese umuntu wese icyo Imana yagambiriye ko azakora kingana n'ubushobozi bumurimo, kandi akazi kamuri hafi iyo afite ubwenge. Niyo mpamvu rero avuze uwo ni umugabo. Naho mu Migani 12:4, umugore w'ingeso nziza ni ikamba ry'umugabo we. Ubwo bivuze neza ngo iyo umugore agize imico myiza, icyubahwa n'umugabo. Iyo agize imico mibi, igisuzugurika n'umugabo. Kubw'ibyo niyo mpamvu umusirikare muto cyane agiye akiba ibitoki, n'ubundi umujenerali umuyoboye yagaho. Niyo mpamvu hangaha umwana muto nawe ni Imigani 23, umwana nawe akwiriye kumenya neza ko byanze bikunze ishema rya se n'irya nyina. Ngiye kubisoma. Niyo mpamvu muri iki gitabo cy'Imigani hatubwiye mu Migani 23:22 haranditse hagira hati umvira so wakubyaye kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru, gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. So umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So na nyoko bishime, kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Icyo niki. Naho mu Migani 19 ho havutubwira aya magambo tugiye gusoma kugira ngo wumve umwana. Abana ndagira ngo muri kunyumva neza, cyakora ikibazo gusa nuko twaba tutabafite hano, ariko mu Migani 19:26 harimo aya magambo agira ati usesagura ibyasa agasendesha nyina, ni umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi. Rero bana mutwumva, muteganye ibi, tugasesagura ibyaso kuko byagukujije, ahubwo uzateganye kuba uri kuvumba kuri byo ngo nawe uteganye ubwenge buzaguha ibyawe.
kugira ngo nawe nkuko wasanze ibyaso n'abawe bazasanga ibyawe kuruta gusesa byawe n'ingomere nk'inkoko igeze mu bishingwe. Rero ahangaha umuryango Imana ishaka, igihugu cyose gifite imiryango myiza kiba gitekanye, kuko imiryango myiza irarera, kandi kurera k'umubyeyi ni ryo zuba ry'umuryango iyo ureze neza. Aha ndatambutse ngiye ku ngingo ya gatatu, mu mibanire y'abantu n'undi muntu. Bwa mbere ni uguharanira kuba umugisha, ni ubwa kabiri bw'Abakorinto 6:4. Guharanira kubabarira ni Matayo 18:29 ndetse n'uwa 32. Ni uguharanira gukunda, Abaroma 12:10. Mu mibanire yawe n'abandi wije ushaka icyo uzabakuraho, ahubwo yuhora uteganya icyiza bazagukuraho. Mbese bana n'abandi umeze nk'igiti, niko muri Zaburi igice cya mbere havuze ngo azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto za kigihe cyacyo. Ntabwo ari kirya imbuto z'abandi, ahubwo ni icyera imbuto z'abandi ngo abandi barye. Aho mu buzima bwawe niba iyobokamana ryiza, icyo rimaze ni ugutuma wera imbuto abandi bakaziryaho. Izo mbuto barya akaba atari imbuto zishaririye, akaba ari imbuto nziza. Nibaze bazakubwira ngo igiti imbuto niziba nziza, ni igiti nacyo muzitwite cyiza. Iyi ngingo nayo ntabwo nyitindaho. Iyo umuntu ashaka kubana n'abandi neza, aharanira kubabera umugisha. Ni Abakorinto 2:6-4. Ndagira ngo kubafite wenda, kuko si ugushidikanya ko abadukurikiye bose ni benshi cyane, ashobora kuba hariho abatazanye Bibiliya nubwo baba bazifite iwabo, cyangwa se bakaba ari no mu bindi ntibabone uko bayikurikirana. Reka noneho nsome aya magambo yo mu Bakorinto 2:4. Haravuga ngo Abakorinto 2:6-4, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, kwihangana cyane mu makuba, mu mibabaro no mu byago. Tujye twihangana cyane mu makuba no mu byago. Naho tugomba gukunda kubabarira. Muzabisanga no muri Mika 6 umurongo waho n'uwa 8, ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi cyari cyo icyo Uwiteka gushakaho niki, ni ugukunda kubabarira, n'ukugenda n'Imana yawe wicishe bugufi. Naho guharanira gukunda abandi ni Abaroma 12:10. Nuko hamwumve uko Bibiliya itubwira. Iyobokamana iyo ryinjiye mu bwenge bwawe rigukorera ibintu byiza biguha amahoro mu mutima. Niyo mpamvu aya magambo agira ati 12:10 haranditse hagira hati, kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Birababaje cyane kubona abantu bananirwa no gukundana. Muri magufi mureke tubabwire, kandi nkuko benshi mwaba mubizi, umuntu wese afite icyo akumariye. Aho mutuye, iyo uhinze imyaka iribwa n'inyoni, mugahinga muri mwese, inyoni ntabwo zikonera wenyine. Iyo ubatse ikigo cy'ishuri, iyo mutuye muri benshi, ikigo cy'ishuri kibaba hafi. Iyo mukuru w'amashanyarazi muyabona hafi mwese. Iyi iduka rye riri hafi, ugura utushaka hafi yawe. Iyi nkoko yibitse irakubyutsa warugambiriye kuzinduka. Muri magufi yuzirikana neza kundi muntu agufitiye akamaro, nawe uteganya kumunezeza. Mbese kandi tukajya ukenera ko abantu bakubanze neza, ahubwo ujye uhatanira kuba nkuko ubona ukabona abakinnyi b'umupira buri wese abakeneye kwinjiza, nawe ujye ukenera kwinjiza cyiza mu bandi kuruta gutegereza ko ari wakigukorera. Ingingo mu kazi ka buri munsi, ndagira ngo ntabwo ndi bubijemo cyane, ahubwo ndajya mu ntekereza imico n'ubumuntu. Icyambere paji 105 mu kazi ka buri munsi aho ukorera, mu 105 y'igitabo cy'intekereza imico n'ubumuntu harimo aya magambo agira ati, harimo aya magambo ngo kwitegeka birakenewe. Imana ikeneye ko ubushobozi bw'ubwenge bumenyerezwa. Ubwenge bukwiriye kumenyerezwa kugira ngo dushobore mu gihe bibaye ngombwa kuvuga ukuri imbere y'abategetsi bakomeye b'isi. Icyo ni kimwe cyiza. Ariko hepfo ngo kumenyereza noneho ubushobozi kujya mbere ushikamye. Nifuza ko ibyifuzo byawe byezwa kugira ngo abamarayika b'Imana babashe guhumekera mu mutima wawe ishyaka ryera, bagutera kujya mbere ufite gushikama n'akanyabugabo, kandi bahubwira umucyo umurika kandi urabagirana. Ubushobozi bwawe bwo kwiyumvisha
uzatera imbere mu mbaraga no mu gutungana mu gihe imbagarike yawe yose umubiri umutima n'intekerezo bizegurirwa gusohoza umurimo wera mu mibanire yawe n'Imana nuramuka ukoze kuri iyi ntambwe ikomeye niyo ngiye gusubiramo haranditse hagira hati ubushobozi bwawe bwo kwiyumvisha buzatera imbere mu mbaraga no gutungana mu gihe imbagarike yawe yose umubiri umutima n'intekerezo bizegurirwa gusohoza umurimo wera koresha imihati yawe yose binyuze mu buntu bwa Kristo kugira ngo ugere ku rugero rwo hejuru ruri imbere yawe ushobora gukiranuka mu rwawe ruhande kuko Imana ikiranuka mu rwawe ruhande Imana yifuza ko twahora dukurira mu kwera kandi ko umunezero no kubingira akamaro kwacu byahora byiyongera mu mibanire yacu n'abandi dukwiriye gukora iki kintu haravuze ngo Imana yifuza ko twahora dukurira mu kwera ubwo ndi ku ipaje 107 mu isubi ya kabiri ni 104 kuba afite igitabo y'abantu mu mbavu ni ku 104 kuri iyo subi haraba ngo ubushobozi bwawe bwo kwiyumvisha Imana yifuza ko twahora dukurira mu kwera kandi ko umunezero no kubingira akamaro kwacu byahora byiyongera twese dufite itaranto tugomba gufata nk'ibigega byera tukaziha agaciro nk'izaturutse mu ijuru kugira ngo tuzikoreshe neza Imana yifuza ko urubyiruko rukoresha ubutunzi bw'impagarike kandi ko bateza imbere buri bushobozi bwabo bwose mu buryo bwuzuye ishaka kubabona bishimira iby'ingirakamaro kandi by'agaciro muri ubu buzima babayeho neza kandi bakora ibyiza Imana ishaka kubona bishimira kubaho bakishimira kubaho neza n'ibyiza birundanyiriza muri ubwo buryo butunzi butagira akagero bwo mu buzima bw'ahazaza ngo kuko Imana ishaka mu mibanire yacu n'abandi ngeze rero ku ngingo iri buheruka aho nibwira ko ndi bugaragaze gusa nutindaho cyane kugira ngo nibura tugere kuri ibyo bintu byitwa ubuzima amagara mazima afite ikintu gikomeye nshaka ko twitaho cyane kandi kuri buri wese nakunda ko azirikana amagara mazima muri Zaburi 103 umurongo waho wa mbere kugeza 3 mutima wanjye himbaza Uwiteka namwe mwabindimo byose muhimbaza izina rye ryera bitewe nuko umuntu Bibiliya yamubwiye ngo si turuwayo ngo wigenge kandi umuntu akaba ari urusengero rw'Imana umuntu Imana ikaba yaramuremye muri Zaburi 24 burya isi nibize ni by'Uwiteka isi nabayibamo ni 121 arangiza isi nibize ni by'Uwiteka isi nabayibamo kubw'ibyo rero kubera iki reka tuzirikane ibi bikurikira kugira ngo ugire amagara mazima urokoka ibiryo urokoka ibi bikurikira ureka kurya nabi ukareka kuba nabi ukareka kuvuga nabi ukareka gutekereza nabi ukareka gukora nabi ukareka kugambirira ibibi kandi ukirinda umwanda ibi bintu uko ari birindwi byo gutekerezwaho niba ushaka kugira amagara mazima urya neza uba neza uvuga neza utekereza neza ukora ibyiza ugambirira ibyiza ugira isuku isesuye ngibyo ibintu twakunda ko muzirikana kuko ibitera indwara ni uko kurya nabi ni ukuba nabi ni ukuvuga nabi ni ugutekereza nabi ni ugukora nabi ni ukugambirira ibibi n'umwanda noneho ibyo nibyo turi butekerezeho nibura gato cyane ngo nibura buri wese agerageze kumva ibyasabwa n'ibyo bikwiriye gukurikiranwa kuko turiho mu gihe dusabwa kwitaho cyane ngo nibura twite kuri ibi bikurikira nagambiriye ngo buri wese agerageze kumva muri kino gihe cyane cyane nashatse ko twita ku mwijima ngo tuwutekerezeho mu gitabo cyitwa imitekere itera ubutaraga paje yacyo 132 haranditse hatubwira ngo gufata neza umwijima iyi nyama ibi buryo kandi ifite imirimo ikomeye kamwumva uko ifatwa neza ariko mbere y'uko ifatwa neza wenda kugira ubuzima bufite gahunda n'ibyo kurya byiza nibwo buryo buboneye bwo kwita ku mwijima muzima cyangwa wagize intege nke
ibi bintu mubikurikirane neza. Kugira ubuzima bufite gahunda n'ibyo kurya byiza ni ibintu bibiri. Ubuzima bufite gahunda n'ibyo kurya byiza nibwo buryo buboneye bwo kwita ku mwijima muzima cyangwa wagize intege nke. Ubwo niho umwijima ukiri muzima uzarya neza kandi uzagira gahunda. Niba kandi umwijima waranarwaye waragize intege nke, uzarya ibyo kurya byiza kandi ugire gahunda. Iyo umwijima wikoreye imitwaro myinshi cyangwa ucogojwe n'imvururu ziwurimo, uba ugomba kuruhurwa. Ikiruhuko cy'impagarike kirakenewe kuko kurema imbaraga no kuzohereza mu mihore ni imwe mu mirimo y'umwijima. Iyo uruhuye imihore umwijima nawe uraruhuka ugahembukiramo. Igihe cyose ufite umwijima ufite intege nke cyangwa wabyimbye, zibukira imyitozo ngororangingo ishyize kera kandi isaba imbaraga. Igihe ufite umwijima w'igikatu uba ugomba kuruhuka uryamye. Abantu benshi cyane iyo babwiwe siporo bajya babwirwa siporo ko ari ikintu gikomeye kandi n'ingenzi, ariko niba ari umwijima ufite ikibazo, igihe uzakora siporo uzakore siporo ya course, ibyo bita course sur place, yarangiza ariko ntukiruke, tukazamuka imisozi, tukabira ibyuya byinshi, kuko umwijima ntabwo uba ukeneye siporo nyinshi. Ariko niba ari igikatu, iyo bita hepatite virale, ho bizagusaba ko inshuro nyinshi cyane imirimo yawe uzajya uyikora ariko ukaruhuka bihagije uryamye. Imirire imwe ubugenzuzi kugira ngo ufate neza umwijima, icy'ingenzi ni ukurya ibyo kurya bitawuremerereye kandi bikungahaye mu ntungamubiri. Ibyo ni byo bita vitamine, ariko bitarushya igogora. Umwijima iyo urwaye wagize intege nke, uba ugomba kurya ibyo kurya byiza bifite vitamine ariko bitaruhije igogora. Ni ukuvuga ngo bitanogerejwe kandi biteguye mu buryo bw'umwimerere wabyo, nta birungo bihimbano, hatarimo urugimbu rwinshi, inyubakamubiri zikaba ku rugero rwo hasi, bikungahaye mu biryoherera by'ibinyampeke byuzuye, ibinyamisogwe, ibinyamizi n'umunyu ukaba muke. Nguko uko ufata umwijima we neza agira. Kuko rero ukareka ibisindisha, iyo ni ingingo yindi, kureka ibisindisha. Inzoga hamwe n'agakoko gatera umwijima w'igikatu, iyo bita hepatite virusi, nyine hepatite virale ariyo yagufashe. Inzoga kimwe n'ako gakoko ni imwe mu bintu bikomeye byonona umwijima, bikawutera cirrhosis cyangwa se cirrhose cyangwa se kubyimbagirana n'inkovu n'ibindi byinshi. Inzoga yonona byimbitse imikorere y'imyakura kandi igakwirakwiza uburozi bwayo mu mubiri wose, maze gukura alcohol mu mubiri bikarushya umwijima cyane. Kugira ngo umwijima urimbure ibisigazwa by'inzoga, ubigeraho ukoze umurimo munini wo gusohora imisemburo mvuzo iba mu bisindisha. Umwijima ushoboye gusohora no kurangiza uburozi bw'inzoga ukurikirwa no kugwa agacuho. Iyo umwijima uri kwirukana inzoga mu maraso, ukurikirwa no kugwa agacuho n'ubuzahare, ibyo bikaba byawutera kurwara. Bivuga ngo iyo urangije akazi kawo niho unanirwa warwanya. Ariko cyane cyane ibiwurushya harimo amahoro make, hakabamo amavuta menshi, hakabamo n'inzoga. Niyo mpamvu kuwurinda ari uko nguko umuntu akwiriye kuwukora. Kuwurinda inzoga waba ukora ikintu cyiza cyane, kuko iyo wirukanye ibisigazwa by'inzoga mu maraso usigara wazahaye ubwawe, bikazatuma urwara iyo bita cirrhose. Ibyo kurya birogora umwijima bikawuhembura harimo ibi bikurikira. Noneho umwijima nawo nubwo ari gukora iyo mirimo, ariko nawe ukeneye gufashwa, kuko imodoka izamuka ikeneye vitesse nzima na moteri nzima, ariko ibikeneye na essence. Kubw'ibyo rero umwijima wawe nawo ukeneye ibyawufasha. Ibyo ni nk'ibyo bita radi, imboga mbisi cyangwa se ukanywa umutobe wayo. Ibyo ni ya radi nyine yongerera umwijima imbaraga zo gusohora indugu ihagije, maze bikarogora kandi bikazibura umwijima. Radi niyo ivamo ibyitwa rafinole, ishinzwe gukangura no gusubiza umwijima intege nke inyuriye mu cyitwa hydrolyse enzymatique. Ibyo ni ibintu byo muri siyanse, ariko nicyo radi iri mu bintu bihembura umwijima wari unaniwe ugahembuka.
ibyo ni mu gitabo cyitwa Incorse page ya 266. Noneho kubwibyo ingingo ya mbere yatubwiraga gufata neza umwijima, reka turebe tugomba no kwirinda ibibangamira umwijima. Akamenyero ko guhorera ibyo kurya by'ubwoko bumwe, gutinda ku kibazo udafitiye igisubizo, kurya ufite impagarara mu bwenge, kubura uwo uruhukiraho, umwanda, ibi byose biri mu bibangamira umwijima. Umwijima ufite ibintu biwubangamira. Ni ibihe? Ni uguhorera ubwoko bw'ibyo kurya bumwe gusa. Hari abantu baba barabaye imbata y'ibyo kurya bimwe gusa, byo ngene bwabyo gusa. Usanga n'ibijumba, undi n'agafiriti, undi n'ibishyimbo, undi n'amata, undi n'umuceri gusa, undi n'ibirayi gusa. Ugasanga mbese ahora mu gitondo nimugoroba aravuga ati iyo ntari ibi ngibi simpaka. Noneho baravuga ngo la variation est la clé de la santé. Iyo uhinduranye ibyo kurya ufite urufunguzo rw'amagara mazima. Niyo mpamvu avuze ngo mu bintu byangiriza umwijima harimo no guhorera ubwoko bw'ibyo kurya bumwe, gutinda ku kibazo udafitiye igisubizo. Muri ubu buzima muri kureba turi mu isi, ibibazo byinshi cyane ntawe ufite ibisubizo, ahubwo tuzajya mu ijuru. Avuga ati ariko nagize ibibazo, mu ijuru abantu nibagera Imana izahanagurira amarira ku maso, ariko mu isi bararize. Imana izagusaba kwihangana, ariko waragize ibikurushya. Imana izagujyana ahantu bataruha, ariko mu isi wararushye. Niyo mpamvu we kuzirirwa ugwaza umwijima ushaka igisubizo aho kitaboneka. Kubw'ibyo ku ngingo ya 3, kurya ufite impagarara mu bwenge, ibyo nabyo byatuma umwijima unanirwa. Abantu benshi cyane kurya ukeka ko abakiriya bagiye, kurya ukeka ko bagusize, kurya ukeka ko bari bukwice, yarangiza ibyo byose biratuma umwijima urwara. Ku ngingo kubura uruhukiraho. Muri ubuzima muri kureba abantu batagira Imana bararenganya. Umara kubyara umwana ukavuza impundu, yabiruka ukavuza induru. Ugashaka wibwira ko washatse umugore, wibwira ko washatse umugabo, noho utazi ko washatse ikibazo. Yarangiza ukavukana na benshi wibwira ko ari umugisha, wajya kubona ukabona bahindutse abo kuryana. Ukibwira ko wageze mu myemerere, wajya gusanga ugasanga uhuriyemo n'abahakanye. Kubw'ibyo niyo mpamvu abantu benshi cyane wabona akazi ukakazira. Aho wari wibwiye yuko utuye ari heza, abajura bakahakunda. Kubw'ibyo rero ugasanga mu buzima ubuzaho uruhukira, umwanda, ibi byose biri mu bibangamira umwijima. Ibyo ngibyo nabyo kwita ku mwijima rero, kunywa umutobe wa pome, umutobe wa karoti, amashu atukura iminsi 7. Ufashe amashu atukura, ugafata pome, ugafata karoti, ugakoramo umutobe wabyo, maze yarangiza ukanywa iminsi 7. Buri gitondo kunywa amazi ashyushye akamuriyemo indimu, ugashyiramo na elayo n'ubuki. Ibi nabyo ni ibindi bikora icyo bita evacuation. Noneho rwango ibintu bihanagura mu mwijima, ibintu byawuremerereye, ibintu byavuriranye, ibintu byawunanije, ibintu byawuruhije, ibintu byawugoye, uzafata pome, karoti n'amashu atukura ubisye. Yarangiza ubinywe iminsi 7. Uko kunywa n'ukunywa ikirahure, ntabwo ari litiro yose, sinatase, ahubwo ni ikirahure. Yarangiza ukabinywa mu gitondo, yarangiza ukabikora iminsi 7. Buri gitondo kunywa amazi ashyushye akamuriyemo indimu, ugashyiramo na elayo n'ubuki. Ibyo nabyo ukabikora iminsi 7. Waba uri kuruhura umwijima wamaze kuzura umutwaro. Yarangiza kubw'ibyo nkiraha wenda nashatse guhera ku mwijima, ariko nitaye kuri byo. Ku bantu bose bumva baryamye bakumva bisa naho urubavu rwose rugushye rw'iburyo, abantu bose bumva akantu kose kababaje basitaye, abantu bose bumva buri gihe bafite ibinya ahantu henshi, abantu bose bumva baryamiye ururyo, yarangiza bagasanga bararotagujwe cyane. Abo bantu bose bumva badashaka icyo bita concentration, gukurikirana ikintu neza bitonze, yarangiza abo bantu bose bumva imbaraga zabo zigenda zishongera. Ngaho nibafate karoti, bafate pome n'amashu atukura, bakoremo uwo mutobe bita smoothie, yarangiza banywa ikirahure kimwe, babikora iminsi 7. Nyuma y'iyo minsi 7 bazafata amazi ashyushye bashyiremo indimu, yarangiza bashyiremo elayo n'ubuki. Elayo bazashyiramo kimwe cyangwa 2, cyangwa ugashyiramo n'ubuki biko 2, ugakoroga neza muri amazi ashyushye, ukagotomera, nabyo ukabikora iminsi 7. Gerageza kubikora utyo, ubuzima bwawe uzabura kubufata neza. Ahanini cyane nibwira nti mu mugambi wo kwiga no gushyira mu bikorwa no kwereka abantu bikenewe, nta yindi ntego ni ukugira ngo abantu bose bagubwe neza. Kuko tutaguwe neza kandi turi mu buzima bwo muri iyi si, byaturushya
dukwiriye kubaho ariko tuguwe neza. Mu gitabo mfite n'ubundi cyitwa twebwe n'abana bacu bagerageje kuvuga amagambo yanshimishije, bakoreshejemo page ya 312 yavuze ngo les parents doivent connaître les dangers que fait courir à leurs enfants la consommation de boissons alcoolisées. Ababyeyi bakwiriye kumenya neza kaga babateje abana babo iyo baretse abana babo bakanywa inzoga. Abari kutwumva bose mu byumba, ntabwo kureka inzoga ari yoboka dini, nta nubwo kureka inzoga ari yoboka mana, murankundira iyo mvugo nkoresheje ijyayo, ahubwo kureka inzoga ni yoboka bwenge. Uti kubera iki? Iyo bakubwiye gusa ngo nukora utya ngo nunywa inzoga ngo ntuzashyingirwa, nunywa inzoga ntituzakwemera, tuzaguca, abari yoboka dini bakujyanyemo. Ahubwo umuntu winjiye mu byo bita ubwenge ni umenya neza gukingira ubuzima bwe. Niyo mpamvu ubwenge ni ubwugamo. Niyo mpamvu bitewe n'imyemerere ipfuye abantu benshi cyane bakora ibintu ari gutinya, bagakora ibyiza ari gutinya idini kandi bakareka ibi ari gutinya idini. Iyo wize neza, Yesu yabwiye abayuda bamwemeye, aravuga ngo abwira abayuda bamwemeye ati muzamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura. Ni Imigani 8, ni Yohana 8. Iyo umaze kumenya ukuri ureka ibintu kubwo kubona akaga kabirimo, ugakora ibintu kubw'amahirwe arimo. Ibyo niyo mpamvu ababyeyi rero bagomba, les parents doivent connaître les dangers que fait courir à leurs enfants la consommation de boissons alcoolisées. Ababyeyi bakwiriye gusobanukirwa akaga abana babo barimo igihe cyose bakoresha inzoga. Impamvu ntagiye kure cyane, haravuze ngo une boisson alcoolisée ne doit être offerte aux enfants n'ayant pas dépassé l'âge scolaire obligatoire de 14 ans, ni même au-dessus de cet âge si la famille en exprime le désir. N'igihe muzaba mukeneye ko abana banyu bagwa inzoga, ibyifuzo by'ababyeyi bibirimo, ntihakagira umubyeyi uhangara kuva umwana yatangiraga mu myaka yo kujya mu ishuri kugeza ku myaka 14, ntihakagira umubyeyi uhangara ko umwana we amira inzoga. Après 14 ans, il peut être donné aux enfants. Ni koko bamwe ku myaka 14 nibura haba hamaze kwirema mu buzima bwabo, hariho inkingi zo kurwanya ibibi bibagezemo zaba zimaze kubakikwa. Niyo mpamvu umubyeyi wese agomba kwirinda aucune boisson alcoolisée ne doit être donnée par les familles aux enfants de moins de 14 ans, apportant leur repas dans la cantine et établissement similaire. Tumukemere ko umwana utaragira ku myaka 14 yahangara kunywa inzoga. Kubw'ibyo rero ababyeyi bakayitanga. Il convient d'ailleurs de remarquer que Doré est déjà dans la plupart des cantines scolaires et colonies de vacances arega ndetse abantu benshi muri za cantine ngo bagiramo n'inzoga. Murabona ko bigenda bikazamuka no hejuru. Abatarabibonye bihangane kubona ukabona umuntu agiye no kuyinywera mu ndege, hari ba mu ndege, none ukabona umuntu agiye kunywera mu inzoga ubususindiyemo, tibwaba ari ubugoryi. Noneho kubw'ibyo, oui, l'alcool est vraiment intoxique, insidieux. Inzoga n'uburozi bwica, quelle que soit la boisson qui les renferme. Uko mu kinyobwa cyose yabishyizwemo, nubwo bafata inzoga bakayishyira mu mazi, nubwo bayifata bakayishyira mu mutobi, uko biri kose, nubwo bayishyira mu gikoma, aho bayihisha hose yahagereka kwangiriza. Niyo mpamvu il finit par mordre comme un serpent. Niyo mpamvu umuntu w'umuhanga mwe we yaravuze ngo amaherezo ituza ikomerekeje. Noneho ntagiye kure cyane, icyo nashaka kuvuga ngo ababyeyi nabo basobanukiwe n'iryo banga, ndagerageza gusa n'ushaka kwihutana ibintu byinshi cyane. Abantu benshi cyane bagifite ubwihebe, abantu benshi bafite ubwihebe mu cyo bita achete familiale. Nicyo gitabo niko cyitwa page 181 hatubwira ko iyo wihebye, iyo umaze gushaka igisubizo ukabona nta gihari, ukabona ibyo washakaga biranze, ukabona guhombura hombye, ukabona amashuri arabuze, cyangwa urayabonye ubuze minervare, cyangwa urayibonye urangije kwiga ubu mushomeri, bikakujyana mu byo bita depression, ukajya kwiheba.
mujye mumenya ko umuntu wize ntabwo bivuze ngo azasoza abona akazi ahubwo bisoza avuze ngo mbonye ubwenge bwo gushaka ubuzima. Ndasubira muri iyi ngingo, umuntu ugiye kwiga ntabwo abagiye kwiga ngo bazamugororere akazi, ahubwo abagiye kwiga ngo azamenye uko azahera ngo amenye uko bashaka ubuzima. Nicyo gituma musanga abantu benshi cyane mu gitabo cyitwa Bonheur chez soi haravuze mu cyo bise chômage, ni ingingo yitwa chômage, baravuga ngo est-ce que dans le monde il y a des chômeurs? Ngo non, ngo il y a des enfants qui sont mal éduqués. Ntabwo umuntu nta mushomeri ubaho ku isi, ahubwo abaho umuntu warezwe nabi. Abana barezwe nabi akanirwa kwishaka mu buzima akabushaka mu wundi muntu. Oya, bamaze kukongerera ubwenge nawe ugomba kwiga kuzabukoresha. Ibyo rero niyo mpamvu rero abantu benshi cyane ko bakunda kugira ibyo bita depression bitewe nuko bitagenze uko bashaka. Muri kino gitabo page yacyo 181 haranditse ngo la dépression se manifeste par un ensemble de troubles physiques et psychologiques. Ubundi ubwihebe bugira ingaruka ku mpagarike, imvuru zo mu mpagarike nizo mu bwenge. Si vous le sentez plusieurs de ces symptômes simultanément, nubona ukabona mu mubiri hataguwe neza, ukabona mu bwenge ntihaguwe neza kandi bigenda bikurakuranwa, consultez rapidement un médecin. Kera kujya gushakashaka bwangu muganga. Il pourra vous prescrire des antidépresseurs et vous inviter à suivre une psychothérapie ou à en faire partie des groupes d'entraide. Muganga ashobora kuzaguha imiti 2-3. Bwa mbere yaguha imiti ibuza guha impagarara, cyangwa se akaguha imirire myiza, cyangwa akazagutegeka kuganira n'abantu beza, abantu bagufasha mu bitekerezo. Impamvu les symptômes dore uko bigenda wayirwaye: sentiment de tristesse, de découragement et d'impuissance. Bwa mbere umuntu wihebye arangwa n'ibikurikira: aho arangwa n'umubabaro, guhora acogoye no kumwinanirwe. Ubwo mu buryo bw'ubwenge, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bwo kubaka urugo, inshingano zarushoboye zose zikakunanira bitewe nuko iyo umuntu yihebye, Bibiliya niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntukihebe, ndikunda Uwiteka Imana yawe. Yesu ati ntumuhagarike imitima yanyu. Yesu ati mwisi mugire umuhabaro ariko muhumure nanesheje isi. Ingingo ya kabiri y'umuntu wihebye, dévalorisation et sentiment de culpabilité. Nukumva nta gaciro ufite, ukibira ngo abantu bose bakubonye barakugaye, kumva abantu bonye basetse ngo ubwo niwe basetse, bavuga ati ubwo nige bari kunegura, bareba inze tubwiyanzwe barayigaye, babona inzobe bati ubwo yanjye babonye itukura, babona rukaruka tubwo bari kubona nsa n'inkono. Bityo waba mu gufata ubwo ndagapine, waba muremure tubwo ndigasongo, bityo ahantu hose ukumva muri wowe ntashe mufite. Yarangiza ubwo n'ubwihebe ndetse no guhora wicira hiteka, wibukire icyo wananiwe gusabira Imana imbabazi cyangwa abantu, ugahora buri gihe kigenda kikuzenguruka mu bwonko, ubwo bari kumvuga, ubwo bari kwibukiriza, bari kwibuka ko nakoze ibi. Ku ngingo ya gatatu, manque d'intérêt, perte d'intérêt à pratiquer les activités habituelles. Ni ukutishimira abantu. Kabiri, ugatangira kunanirwa imirimo wari ushoboye. Yarangiza ibyo ubwo wamaze kwa mbwihebe, iyo utakishimira abantu kandi unanirwa imirimo wari usanzwe umenyereye gukora, ubwo butangiye kuba umuhebe. Noneho ku bw'ibyo akoresheje ijambo ngo ku ngingo ya 4, pensée de mort ou de suicide. Iyo umuntu yamaze kumwihebe akunda guhora atekereza ku gupfa cyangwa kumva yakwiyahura, ubwo ngaruka y'ubwihebe. Ku ngingo ya 5, état anxieux, agressif, très émotif avec peur. Umuntu amaze kwiheba cyane ahora abuza amahoro, akantu kose kamukozeho amahana kaza, agakomereka ubusabusa kandi agakunda kurira. Ubwo wumve neza impamvu. Nituya kugera ku mirire y'icyagufasha, uzirikane neza ibi bintu. Nukumva ubuza amahoro, nukumva muri we harimo amahane, nugusitara ubusabusa, nugukunda kurira. Ku ngingo ya 6 aravuze ngo difficulté à se concentrer et à prendre des décisions. Ukurikirana ibintu neza no gufata imyanzuro bikakunanira, ukagira icyo bita indecision. Ukabona umuntu yazazaniwe, bireke bikore ntya cyangwa ukabona umuntu yazazaniwe. Noneho ingingo ya 7 yo kwiheba, oya ni ya 8, ni ya 7, perte d'appétit et de poids. Tangira gutibiro no kutaryoherwa. Noneho kumva
ibyo kurya byari bisanzwe bikuryohera birakunaniye, ibiro byawe bigatangira gutakara. Ku ngingo ya 8 ndagerageza ingingo ya 8, trouble de sommeil et fatigue intense, nukugira umunaniro w'indenga kamere n'ibitotsi bicagagurika. Tangira kumva umuntu yaryamye ngo ageze mu gicuku ngo ibitotsi biragenda ukabagiye. Noneho igiheruka cya 9, mal de tête, baisse de libido, palpitation, vertige. Bakunda kuribwa n'umutwe, abubatse imibonano kubaga bakabura ubushobozi, ku bagore bakabura ubushake, umutima ugatera nabi kandi ugahorana ibizungero. Ngiyi ingaruka yo kwiheba. Kubw'ibyo rero dukwiriye ibintu bitatu bikomeye cyane mu mbuto, tukagira n'ibindi bitatu dukeneye mu mboga. Bwa mbere dukeneye inzabibu, tukagenera avoka n'ironji. Ibyo bintu ko ari bitatu, avoka, ironji n'inzabibu, birinda abantu icyo bita depression. Mu mboga dukeneye seleri, tugakenera ibidodoyi kandi tugakenera karoti. Ibyo nabyo byongera amaraso bigatuma umuntu atiheba. Mu binyampeke dukeneye uburo n'amasako, yarangiza ibyo nabyo birinda kwiheba. Noneho kunywa amazi no kwiyuhagira na ka siporo gake mu rukerera kugira ngo umire oxygene ihagije, mu buryo butuma tubaho ariko twirinze kandi titwiheba. Rero kubw'ibyo ndagira nti ku bantu bakurikiranye neza kandi babonye ari byiza gukurikirana, reka tubabwire ngo wenda muri iyi ngingo muyumve neza akamaro k'iyobokamana mwakumvishije. None mu mibereho, noneho twabonye mu ntekerezo twabibonye, mu muryango twabibonye, mu mibanire y'umuntu n'undi twabibonye, mu kazi ka buri munsi twabibonye, mu magara y'abantu twabibonye. Rero reka duse n'abantu bongera kugaruka hafi ngo noho tujye mu bintu navuga ngo ni ubwaguke bw'ibikenewe. Ubuzima bwawe ugomba kutabubitsa abandi, ubuzima bwawe ukabubitsa ubwenge bwawe, ubwenge bwawe ukabubitsa ubumenyi ukabukura mu kwiga. Niyo mpamvu igihe cyose mu byumvishije, reka wenda ntanga ikitegererezo, umuntu ashobora kuba arwaye hemoroide. Hemoroide yaterwa n'impamvu zinyuranye. Umuntu ashobora kurwara hemoroide kuko afite amibe. Umuntu yarwara hemoroide kuko arya duke, arya intariye. Umuntu ashobora kurwara hemoroide bitewe n'ibyo kurya bidafite ibyo bita fibre. Umuntu yashobora kurwara hemoroide bitewe no kuryana amahoro make. Noneho kubw'ibyo, ibyo rero bisaba ngo nibura uzarebe ngo niye mpamvu yabiteye. Uzaba ukeneye iki rero? Ukeneye pome na karoti na tungurusumu nimugoroba. Niba uri igitsina gore ukabudatwite, uzajya ubikoresha pome imwe, karoti imwe, tungurusumu 3, ukabirya nimugoroba iminsi 7. Ugafata onyo na concombre, yarangiza ugashyiraho amavuta ya elayo, ibiyiko 2, ukabirya mu gitondo wenda kurya, ugiye kurya mbese uri ku meza ukabirya, ukabikora n'ubundi iminsi 7. Ugafata ubuki bwiza. Hemoroide ishobora kuba ari ibikurikira. Hemoroide wayirwara ari interne ou externe. Iyi mpamvu yo gutekereza ku birebana n'ibi bintu bikurikira ngo nibura abantu bajye bumva n'icyo bisaba, dukwiriye kuya tumenya neza icyo twakora mu gihe ngiki. Hemoroide ishobora kuba ari interne ou externe. Iyo ari interne aba ari byo bita gonflement de veine anale. Noneho yarangiza ugafata ubuki ukabubwinjiza mu rwitumiro. Ibyo noneho icyo kikaba igice kizima cyo kwitekerezaho ngo umuntu ameze. Ishobora gusiga aho habyimbye. Ubwo ari gusiga aho habyimbye rero, ubwo ni ubundi buryo bwo kwasiga ugiye kuryama nimugoroba, yarangiza ukabona ugasinzira. Ibyo ukabikora iminsi 7 n'ubundi. Uko niko bavura hemoroide. Noneho hari igihe kibaho ugasanga abantu benshi cyane ntabwo bari bamenya ubuzima bwabo icyo babukorera,
aho nashatse ngo nibura buri wese agerageza kumva neza. Hari igihe urwara umutima nawo mwibuke yuko hemorrhoid bishamikiye ku mara manini ariko mu musozo wabo w'itumiro. Le système cardiovasculaire iyo mitsi y'umutima nayo tukwiriye kuyimenya. Grâce au cœur et au vaisseau sanguin qui constituent le système cardiovasculaire, le sang circule dans tout l'organisme. Kubwo umutima n'imitsi wugize y'amaraso ijana amaraso niho n'ubundi amaraso azerera mu ngingo zose. Umutima niwo wohereza amaraso mu ngingo zose. Les contractions rythmiques du cœur propulsent les liquides rouges dans les artères. Urundi kwizunguza k'umutima niko kohereza y'amazi bitwa ngo n'amazi atukura ni mu mitsi, ubwo na amaraso nyine kwidare capillaire sanguin no muri twa dusi duto cyane tugiye dutambika mu nyama qui irrigue chaque cellule du corps, none bikavomerera buri kagingo kose kagize umubiri. Le sang est ensuite acheminé vers le cœur par les veines, maze imitsi imigarura bita vene akaba ariyo n'ubundi igarura y'amaraso mu mutima. Nuvuga ngo hari urugendo rw'amaraso ruva mu mutima ajya mu mubiri, hakaba no ava mu mubiri akagaruka mu mutima. Kubw'ibyo rero tuba tugomba kumenya neza ko ntabwo tworohewe igihe cyose, tugomba kumenya n'icyo twakora. Les affections du cœur et les troubles de la circulation sanguine peuvent avoir de graves conséquences. Iyo umutima urwaye cyangwa imvuru mu mitemberere y'amaraso byagira ingaruka iteye ubwoba. Favorisé par la sédentarité ou la suralimentation, ushobora kuhora wicaye hamwe ukazarwara umutima cyangwa ukarya ukarenza urugero cyangwa se indyo yo ikungahaye cyane ukagwara umutima. L'hypertension artérielle et l'athérosclérose sont à l'origine de plusieurs maladies cardiovasculaires. Umuvuduko w'ikirenga w'amaraso cyangwa gukombagatana kw'imitsi bishobora kuba bikomotse ku ndwara z'imitsi y'umutima, notamment les maladies coronariennes, cyane cyane nka ya mitsi ijyana amaraso mu mutima niyasohora igiye gusohora qui peut causer l'infarctus myocardique, byatuma imitsi ziba yarangiza cyangwa se gaturika. Les affections du cœur, malformation, infection et arythmie, ibyo byatuma umutima utera nabi, aho ujya gusanga umuntu arakuze bakamubwira bati mwari muzi ko umutima wanjye wabyimbye, abandi bati hajemo infection, abandi bati umutima utera nabi. Ibyo byose biragenda bikagwa nabi umutima. Kubw'ibyo rero tuba tugomba kumenya mbe niki umutima twawukoresha. Dukwiriye gusinzira kare, tukanywa amazi arimo indimu, ariko by'umwihariko tukamenya ngo iyo ufashe onyo ugafata concombre, ugafata pomme, ugafata indimu, ukabikatakata neza ukabihuza. Ibyo uko ari bine, ni onyo, ni indimu, ni pomme, yarangiza bamara kubihuza neza ukabikatakata ugashyiraho erayo ibiyiko bibiri. Iyi salade ukayirya, wayikoramo smoothie cyangwa ukayirya ari salade, wayirapa, yarangiza wamara kubirya ukabirya 4 mu cyumweru kwezi. Ntabwo ubuvuye umutima gusa, ahubwo ubuvuye n'amara. Nta n'ubwo uvuye amara gusa, ahubwo ubuvuye n'impyiko. Nta n'ubwo uvuye impyiko gusa, ahubwo kubwa bya bintu byahuye byose. Ubwo wavuye n'imitsi, rero ubu ufite amahirwe yo kumera neza no kumererwa neza. Noneho amaraso nayo ngiye kuyagarukaho. Abantu benshi cyane ntabwo bazi ijambo amaraso byonyine ubwabyo gusa. Mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi hatubwira ko amaraso tuyakombora mu byo turya. Dukwiriye kumenya le bon fonctionnement de notre organisme est en grande partie assuré par le sang. Ubundi gukora neza k'umubiri wacu mu ngingo zacu zose bigizwe n'amaraso dufite. Vango amaraso yabuze ingingo zimwe zirarumanga, zirananirwa. Umurimo w'ikintu cyose kiri ku mubiri w'umuntu gikoreshwa n'amaraso. C'est liquide rouge propulsé par le cœur, ayo mazi atukura cyangwa se amaraso ayoherezwa n'umutima, circule en permanence au bout de l'autre du corps, d'un bout à l'autre du corps, biva ku mugabane umwe w'umubiri ujya ku wundi par intermédiaire de vaisseaux sanguins. Bisa naho nisubiye muri yandi, ariko nubwo avuga ibintu twari ku mutima nubwo tuje ku maraso kandi biregeranye. Le sang a pour rôle primordial de distribuer aux cellules tous les éléments qui leur sont indispensables. Ubundi umurimo w'amaraso ni ugufata ingirangingo, ni ukujyana ibikenewe mu ngirangingo z'umubiri ari nk'ibi: oxygène, substance nutritive et hormone. Amaraso umurimo wayo ni ugukwirakwiza umwuka duhumeka mwiza oxygène.
bituma tugomba kubyuka kare kare tukajya hanze turyamire. Kabiri, intungamubiri z'ibyo kurya amaraso niyo azijyana. Gatatu, imisemburo ngengamubiri cyo bita hormone bijyanwa n'amaraso. Kubw'ibyo rero iyo amaraso abuze akaba make iyo umenya ko oxygene yawe itazaba nyinshi muri wowe. Kabiri, kw'intungamubiri ufite zo wariye zitazakugeraho. Gatatu, kandi ko imisemburo ngengamubiri y'umubiri wawe nayo itazagerwaho. D'accélérer l'évacuation des gaz carboniques et des déchets cellulaires. Arega amaraso ntabwo akora icyo gusa, ntabwo ari kujyana ibikenewe gusa, ahubwo agarukana agenda ari mazima yikoreye intungamubiri, akagaruka yikoreye imyanda yo mu mubiri n'intungamubiri zisigaye kugira ngo ajye kongerererwa imbaraga. Kubw'ibyo niyo mpamvu lesa principalement également à la régulation de la température corporelle. Amaraso niyo ashyiraho uburinganire bw'ubushyuhe bw'umubiri et du volume de liquide de l'organisme, ndetse ku rugero rw'amaraso ari mu mubiri. En outre, les globules blancs qu'il contient nous protège des agents étrangers comme des microbes. Iyo ayo maraso abumbabumbiwemo abasirikare b'umubiri, ubwo butaraga butuma nibwo buhangana n'imbuto z'indwara. Kubw'ibyo aho ntabwo patinda, icyo nashaka nibura mumenye neza ko ngiyi impamvu turya proteine, ngiyi impamvu turya ibiryoherera, ngiyi impamvu turya amavuta, ngiyi impamvu turya imboga, ari tukaba dufite imyunyungugu, ngiyi impamvu turya ibintu bifite amavitamine. Rero igihe cyose ushaka amaraso jya umenya ko hari nk'ibyo bise karoti yonyine ubwayo gusa bayisa ngo ni sang de la vie, dans la vie y'ubwayo gusa. Karoti y'ubwayo iruzuye n'amaraso, iyo uyiriye ubu ufite abasirikari ukagira n'amaraso, ikuremera amaraso. Icyo ni kimwe. Mu mbuto tukagira ironji naryo rirema amaraso kandi rikanayongera, karoti kayarema kandi kayongera. Kubw'ibyo amazi akayoza. Rero ndashaka ngo nibura buri wese yongera zirikana ibi bintu nshaka gusoma, yarangiza nkaba nshoje mu cyigisho cya 12 cy'intekerezo imico n'umuntu cya mbere, hatubwiramwo aya magambo agira ati kwisuba iheruka kuba gifite muzasome. Haranditse agira ngo ubumenyi bushyizwe bugufi y'abantu bose babwifuza. Ubumenyi page yacyo 108. Ubumenyi bushyizwe bugufi y'abantu bose babwifuza. Umugambi w'Imana nuko ubwenge bwakomera. Igituma twiga nk'ibi byose, umugambi w'Imana nuko ubwenge bwacu bwakomera bugatekereza byimbitse. Ntabwo tugomba gukomeza gutekereza amajyejuru gusa, mu buryo bwuzuye kandi busobanutse. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Twire kuba abantu bazi ngo barya bate, banywa bate, bagenda bate, bakora bate, basinzira bate, sangapi, yarangiza barira bate, babana neza bate n'abandi, yarangiza kugira ngo twe kugira ubuzima bw'umwaku, twe kugira imiryango y'umwaku, twe kugira imico y'umwaku. Tuba abantu bazi ngo ibyiza by'iyobokamana ni ukugubwa neza mu mubiri, ibyiza by'iyobokamana ni ukugubwa neza mu ntekerezo, ibyiza by'iyobokamana ni ukugubwa neza mu miryango, ibyiza by'iyobokamana ni ukugubwa neza mu mico, ukabana n'abandi neza. Niyo mpamvu Imana ishaka ko tubimenya mu buryo mugenda n'Imana nka Enoki. Imana yahaye umuntu wese ubwenge kandi yamuhaye ubushobozi bwo kuwuteza imbere. Ubwo bivuze neza ngo yaguhaye ubwenge ariko iguha n'ibyo bituma butera imbere. Twizirike noneho bikomeye kuri yo kandi twanga ubupfu, ibinezeza n'ibyanduye byose, tunesha amafuti yose mu mico. Ndasubira muri uyu murongo kugira ngo twizirike noneho kubikomeye kuri yo kandi twanga ubupfu, ibinezeza n'ibyanduye byose, tuneshe amafuti yo mu mico. Bisho dushaka twifurizanya twese kugira ngo Imana iduhe ubwenge bw'ijuru, izaduhe n'imbaraga zo kurwana n'ikibi tukagitsinda kandi tukarwana ikiza tukakigira. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Amen.